inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo bayisohore ifate abanyarwanda ndetse n'abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abashaka ubwenegihugu bw'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga rero yarasohotse, bivuze ngo ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giheruka gushyira hanze itangazo bavuga ku ndangamuntu koranabuhanga, uburyo ki abantu bashaka indangamuntu koranabuhanga bajya kwiyandikisha ku kabindi izi ndangamuntu koranabuhanga bakazazihabwa. Bivuze ngo izi ndangamuntu koranabuhanga zizasohoka mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa mbere ku itariki zisanga 15 rebwe izi ndangamuntu koranabuhanga zizasohoka. Bivuze ngo buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ushaka indangamuntu koranabuhanga yakwihutira kwiyandikisha kugira ngo azabone ino ndangamuntu koranabuhanga, cyane cyane abantu batarahabwa indangamuntu. Bivuze ngo n'abantu bataruzuza imyaka 16 y'amavuko batarahabwa indangamuntu. Hari ikiganiro mperuka kubakorera aba bana b'urubyiruko bagiye kwiyandikisha ngo bazahabwe indangamuntu koranabuhanga. Ngira ngo icyo kiganiro naragikoze ndi kumwe n'abaturage, ngira ngo mwarakibonye, abatarakireba mujye kuri Kidasamura TV Rwanda mu kirebe. Hari abantu mumaze igihe mumbaza cyangwa mumbaza ngo izi ndangamuntu koranabuhanga wazibona ute? Tese ufite indi ndangamuntu ariko ukaba wifuza ino ndangamuntu koranabuhanga wayibona? Ni ukuri koko indangamuntu koranabuhanga wayibona uramutse ufite indi ndangamuntu, ariko cyane cyane umuntu wese wataye indangamuntu akaba yarahawe indangamuntu ya mbere, indangamuntu ya kabiri, indangamuntu ya gatatu. Izi ndangamuntu zose ugenewe warazitaye. Murabizi ko buri munyarwanda wese aba afite indangamuntu eshatu. Yataye imwe aragenda bakamuha indi, yatiye ya kabiri bakamuha indi, yatiye ya gatatu bakamuhereza indi ari nayo ya nyuma. Bivuze ngo nawe warataye ino ndangamuntu rero urihutirwa kujya kwiyandikisha kugira ngo indangamuntu koranabuhanga uzayihabwe. Bivuze ngo cyane cyane we wataye indangamuntu, iyi nkuru cyangwa iri tangazo cyangwa n'amakuru ndi kukubwira arakureba cyane cyane. Hari uherutse kumbaza ati se nge ko nataye indangamuntu yanjye ariko nkaba mfite nimero z'indangamuntu, indangamuntu koranabuhanga nayibona te, nayishakira he? Bivuze ngo rero wowe kurikirana kino kiganiro paka kirangiye kugira ngo nkubwire ahantu wakura ino ndangamuntu koranabuhanga, uburyo ki wayibona. Hari abambaje ati se ujya ku irembo ukadekarara, hari n'abagiye bambaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye ariko nabo ndaza kubasubiza. Ariko reka mere kuno muvugizi wacu cyangwa kuno mufana wacu cyangwa kuno muntu udukurikirana ku nkoranyambaga zacu zitandukanye watubajije ikibazo cyiza cyane. Yavuze ngo indangamuntu yanjye narahitaye ya mbere ya kabiri ariko mfite nimero indangamuntu. Rero wowe nimba wakurikiranye kino kiganiro cya Kidasamura TV Rwanda, ikintu ugiye gukora ubu ngubu ni kimwe: fata akamoto kawe ubwire umumotari ati ngeza ku kabindi. Akabindi gaherereye Kimihurura, umanukiye hano munsi ya convention niho akabindi gaherereye hano Kimihurura, hano neza hano muri Feruje neza uhita utambika mu kaboko k'ibumoso haruguru y'umuhanda niho akabindi gaherereye. Ndetse abashaka kumenya byinshi cyangwa abatahazi baraza kumpamagara kuri 078446028885 kugira ngo nze bayobora bagereyo bahabwe izi serivisi ndi kubabwira hano. Bivuze ngo izi serivisi uramutse umamagaye ni ubuntu, kugusobanurira no kukurangira ni ubuntu, kubera ko twebwe turabakorana bushake cyangwa turabanyamakuru batanga amakuru ku banyarwanda bose cyangwa kubadukurikirana ku nkoranyambaga. Iyo ugize ikibazo mu rugo iwawe habereye impanuka cyangwa bicanye cyangwa bakomerekejanyije cyangwa babuze ubutabera bagutwaye nk'ubutaka, uraduhamagara tukaza tukakurenganura. Bivuze ngo rero twebwe turabanyamakuru ba rubanda, twebwe ntabwo tuba dushaka inyungu kuri rubanda, ahubwo tuba dushaka yuko abanyarwanda batera imbere bakabona amafaranga cyangwa bakabona ibyo bifuza. Rero reka tukomeze ku indangamuntu koranabuhanga. Hari umuturage hano wigeze kutubaza ati se ino ndangamuntu koranabuhanga ujya ku irembo ukaba wadekarara indangamuntu koranabuhanga ukayihabwa? Rero iyi system ntago irasohoka muri serivisi z'irembo. Bivuze ngo ikintu wowe usabwa ni ukwikoza ku kabindi ukagenda ukiyandikisha. Izi serivisi niba zigeza mu irembo nzabibabwira, kandi bazigeza ku irembo nabyo nzabibatangariza. Ubwo ndi kumara impungenge ku bantu bambajije ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga. Itangazo ryahise ryihutirwa riza noneho rikuraho amategeko cyangwa rivuguruza amategeko yasohowe. No kuvuga ngo indangamuntu koranabuhanga izabikubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Murabona yuko ino ndangamuntu twaye dusanganwe, wajyaga kwivuza bakakwaka indangamuntu yawe n'indangamuntu y'umukuru w'umuryango. Uvuze ngo nanone mituweli yariri mu ndangamuntu. Noneho indangamuntu koranabuhanga hazaba harimo ibintu byose: ufite gategure, ufite diplome, ufite mituweli, byose bizajya biri mu ndangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo rero icyo usabwa no kwiyandikisha. Tukahita tuza noneho ku bantu batatanze mituweli mu mwaka wa 2025 kugera mu mwaka wa 2026. Bivuze ngo amwese abantu mutatanze mituweli ngiye kubabwira itangazo ribagenewe, kandi itangazo ni mu ryumva mwikubite akanyafu.